ntabwo ubaho uvunitse, ubaho wumva uri open, urekuye, nta bikubangamiye. Ndabasuhuje banyarwandakazi mukurikiye 05 TV. Uyu munsi turi kubagezaho ikiganiro gifite insanganyamatsiko ivuga ati baho nkawe. Mu by'ukuri baho nkawe ni ikiganiro cyiza kivuga ku buzima bwacu bwa buri munsi tugendamo, ariko rimwe na rimwe twibagiwe inshingano. Amazina yanjye ni Emmanuel. Mu by'ukuri ikiganiro baho nkawe ni ikiganiro cyiza dukurikirana kuri channel yitwa ni 05 kandi bitari ngombwa. Ese waba wisobanukiwe kuri ubwo buzima ubayemo? Ese nimba wisobanukiwe hari uburyo ubona wahinduramo, nimba witwara nkaho utabaho nkawe koko, n'uburyo twagendamo muri ubwo buzima. Mu by'ukuri hagati aho hari benshi tubaho muri ubwo buzima, ariko by'ukuri iki kiganiro baho nkawe, ariko namwe diaspora mu by'ukuri ntimwari musanzwe mumenyereye muri kino kiganiro cyitwa baho nkawe. Nagira ngo mbibutse insanganyamatsiko y'iki kiganiro baho nkawe. Mu by'ukuri mukobwa baho nkawe, musore baho nkawe, mubyeyi nawe mupapa baho nkawe, wibaho nk'abandi, kubera ko ntago uri gushaka kwigira we ari wowe uriho nyakuri. Mbabazwa no kubona hari abanyarwanda usanga bafashe indi mico. Mu by'ukuri se iyo muco si uw'abanyarwanda, n'uwabo, si uw'abanyarwanda. Baho nk'umunyarwanda ubereye u Rwanda, byibuze naho ugeze bavuga ati uriya ni umunyarwanda kuko umuco we ugaragaza ko ari umunyarwanda koko. Ese nimba ugera mu mahanga ukabona ukazagaruka mu Rwanda warahinduye umuco, ese ubwo ubona ari byo? Indangagaciro waho umunyarwanda nk'umunyarwanda wundi, cyangwa se nk'umwana wabyaye, nka murumuna wawe cyangwa se mushiki wawe waba uri mu gihugu, ni iki? Nimba nshobora kugucaho nkagusuhuza ukansubiza mu rundi rurimi, sinanze kuvuga urundi rurimi, ariko nimba unaruvuze basi menya ko uri n'umunyarwanda, n'uwo muri kumwe ari umunyarwanda. Ugira icyo imbamutima zawe zigira icyo zibyumvaho, aho niho uzabuhesheje n'igihugu cyawe ubunyarwanda. Si ngombwa rero kumva yuko ugenda ngo hari byinshi byateye bihari, ariko ntago ari ngombwa kubibamo. Urugero nk'uko ushobora kuncaho ubona ikibuno, ipantaro namanuye nageza aha, ese uwo muco n'uwacura? Oya, ndagira ngo mbabwire hari imico myinshi itari myiza. Nawe ushobora kunyandikira muri comment. Ndabizi neza ko muri kunkurikira ari abanyarwanda bari hanze, ari abari hano mu gihugu. Comment zanyu zo ndazibona uko bwije nuko bukeye, ndazibona, ariko mumbwire ni ngombwa yuko umunyarwanda cyangwa se umuntu yitwara nk'undi muntu utari we? Wowe baho baho mu buzima bwawe, wibaho mu buzima bw'undi, kuko nicyo kintu kizagufasha mu kugera muri byinshi bitandukanye. Mu by'ukuri kubaho nkawe ni byiza, ni byiza pe nshuti zanjye. Ndababwiza ukuri, kubaho nkawe nta kintu kiryoha nkabyo. Uragenda ukabyumva ko bikuryoheye ko uriho nkawe. Kubera ko mbahaye nk'urugero ruva mu kwirarira, wasanga ari ikibazo gikomeye cyane. Abantu benshi ubu turajwe inshinga no kubona ko nta nubwo tukiri ku rwego rwo gushakisha, ahubwo twageze ku rwego rwo gushaka guhemukira bamwe no mu bafite icyo bagezeho, kandi aribo bakagize icyo batumarira biciyemo mu buryo bwiza. Waye nk'urugero aho ngaho mbona dufite nk'abakobwa noneho sinzi imico biharaje muri no minsi. Aravuga ati ngiye ntago nashaka kari agasore n'agakene, ariko mu by'ukuri kubera iki abikuye kuri ko ari kubona ko urugo ruri hano rwamaze kugera iyo rujya. Mu kugera iyo rugera akisanisha nawe kandi mu bintu bitari ngombwa. Ati gute rero? Nimba uburyo bitari ngombwa nuko iyo abonye baragezeyo atazi ngo baciye mu zihe nzira kugira ngo babigereho,
nawe akumva yuko agomba gushaka uriya musore uri hariya kandi ntanamukunze, ntamukunze, akagenda yamara kumugeraho bya bintu byaba ngombwa ko byatangira kugabanyuka, cyangwa se hagira utwo wapfati ipasu ryavutse ako kanya akaba agiye ku ruhande kugira ngo yifondere ubuzima bwe, ariko akabinyuza mu buzima bwo guhemuka. Ntabwo ari ikintu kizima, ntabwo ari ikintu kizima nk'umunyarwanda cyangwa se uwumva ururimi rw'ikinyarwanda cyamushimisha. Ubwo rero nk'umuntu ufite ubumuntu wagakwiye kubaho nkawe, kuko niryo shema ryawe. Ntabwo uzavunika nshuti, ntabwo uzavunika. Ndabashimiye cyane mu by'ukuri. Channel ni ya yindi, ni 05 TV. Mu by'ukuri ku nkunga yanyu ikomeye nuko wakora subscribe, like, comment, ibindi no butaha. Mu by'ukuri ndabashimiye pe, kandi mukomeze mudushyigikire muduha comment, sabu. Mu by'ukuri baho nkawe ni ikiganiro gishimishije, kandi sinabura no gushimira ngiye abantu bakomeje kunyereka ko turi kumwe, bampa comment. Ni ibintu by'ingenzi cyane, kandi ikindi mbabwira yuko iki kiganiro ntago ari ni agace ka mbere. Aka ni agace ka mbere. Hari ikiganiro kigiye kuza kivuga ngo ikibaza kiti ese ni gute wabaho nkawe koko? Ni gute wabaho nkawe koko? Kuko nibyo shingiro ry'ubuzima bwawe bwiza, bwagenda neza, ubuzima bwawe bwa buri munsi bwagenda neza, nta bintu bigoranye birimo, nta nzitizi uhura nazo. Rimwe na rimwe n'ibyo twahuraga nabyo nyuma ugasanga turabirimise. Ni ikintu cy'ingenzi. Ubwo rero ndabashimiye pe, ndabashimiye. Mu by'ukuri kubaho nkawe ni byiza, ni byiza pe nshuti zanjye. Ndababwiza ukuri, kubaho nkawe nta kintu kiryoha nkabyo. Uragenda ukabyumva ko bikuryoheye ko uriho nkawe. Kubera ko mbahaye nk'urugero ruva mu kwirarira, wasanga ari ikibazo gikomeye cyane. Abantu benshi ubu turajwe inshinga no kubona ko nta nubwo tukiri ku rwego rwo gushakisha, ahubwo tuwageze ku rwego rwo gushaka guhemukira bamwe no mu bafite icyo bagezeho, kandi aribo bakagize icyo batumarira buciyemo mu buryo bwiza. Waye nk'urugero, aho ngaho mbona dufite nk'abakobwa noneho sinzi imico biharaje muri no minsi. Aravuga ati ngiye ntago nashaka ari agasore n'agakene, ariko mu by'ukuri kubera iki abikuye kuri ko ari kubona ko urugo ruri hano rwamaze kugera iyo rujya. Mu kugera iyo rugera akisanisha nawe kandi mu bintu bitari ngombwa. Ati gute rero? Nimba uburyo bitari ngombwa nuko iyo abonye baragezeyo atazi ngo baciye mu zihe nzira kugira ngo babigereho, nawe akumva yuko agomba gushaka uriya musore uri hariya kandi ntanamukunze, ntamukunze, akagenda yamara kumugeraho bya bintu byaba ngombwa ko byatangira kugabanyuka, cyangwa se hagira utwo wapfati ipasu ryavutse ako kanya akaba agiye ku ruhande kugira ngo yifondere ubuzima bwe, ariko akabinyuza mu buzima bwo guhemuka. Ntabwo ari ikintu kizima, ntabwo ari ikintu kizima nk'umunyarwanda cyangwa se uwumva ururimi rw'ikinyarwanda cyamushimisha. Ubwo rero nk'umuntu ufite ubumuntu wagakwiye kubaho nkawe, kuko niryo shema ryawe. Ntabwo uzavunika nshuti, ntabwo uzavunika. Mu by'ukuri kubaho nkawe ni byiza, ni byiza pe nshuti zanjye. Ndababwiza ukuri, kubaho nkawe nta kintu kiryoha nkabyo. Uragenda ukabyumva ko bikuryoheye ko uriho nkawe. Kubera ko mbahaye nk'urugero ruva mu kwirarira, wasanga ari ikibazo gikomeye cyane. Abantu benshi ubu turajwe inshinga no kubona ko nta nubwo tukiri ku rwego rwo gushakisha, ahubwo tuwageze ku rwego rwo gushaka guhemukira bamwe no mu bafite icyo bagezeho, kandi aribo bakagize icyo batumarira buciyemo mu buryo bwiza. Waye nk'urugero, aho ngaho mbona dufite nk'abakobwa noneho sinzi imico biharaje muri no minsi. Aravuga ati ngiye ntago nashaka ari agasore n'agakene, ariko mu by'ukuri kubera iki abikuye kuri ko ari kubona ko urugo ruri hano rwamaze kugera iyo rujya. Mu kugera iyo rugera akisanisha nawe kandi mu bintu bitari ngombwa. Ati gute rero?
nimba uburyo bitari ngombwa nuko iyo abonye baragezeyo atazi ngo baciye mu zihe nzira kugira ngo babigereho, nawe akumva yuko agomba gushaka uriya musore uri hariya kandi ntanamukunze, ntamukunze, akagenda yamara kumugeraho bya bintu byaba ngombwa ko byatangira kugabanyuka, cyangwa se hagira utwo bapfati ipasu ryavutse ako kanya akabagiye ku ruhande kugira ngo yifondere ubuzima bwe, ariko akabinyuza mu buzima bwo guhemuka. Ntago ari ikintu kizima, ntago ari ikintu kizima nk'umunyarwanda cyangwa se uwumva ururimi rw'ikinyarwanda cyamushimisha. Ubwo rero nk'umuntu ufite ubumuntu wagakwiye kubaho nkawe, kuko niryo shema ryawe. Ntabwo uzavunika nshuti, ntabwo uzavunika. Nagira ngo mbibutse insanganyamatsiko y'iki kiganiro, baho nkawe. Mu by'ukuri mukobwa, baho nkawe. Musore, baho nkawe. Mubyeyi, nawe mupapa, baho nkawe. Wibaho nk'abandi, kubera ko ntago uri gushaka kwigira we ari wowe uriho nyakuri. Mbabazwa no kubona hari abanyarwanda usanga bafashe indi mico. Mu by'ukuri se iyo muco si uw'abanyarwanda, ni uwabo. Si uw'abanyarwanda. Baho nk'umunyarwanda ubereye u Rwanda, byibuze naho ugeze bavuga ati uriya ni umunyarwanda kuko umuco we ugaragaza ko ari umunyarwanda koko. Ese nimba ugera mu mahanga ukabona ukazagaruka mu Rwanda warahinduye umuco, ese ubwo ubona ari byo? Indangagaciro waho umunyarwanda nk'umunyarwanda wundi, cyangwa se nk'umwana wabyaye, nka murumuna wawe cyangwa se mushiki wawe waba uri mu gihugu, ni iki? Nimba nshobora kugucaho nkagusuhuza ukansubiza mu rundi rurimi, sinanze kuvuga urundi rurimi, ariko nimba unaruvuze basi menya ko uri n'umunyarwanda, n'uwo muri kumwe ari umunyarwanda. Ugira icyo imbamutima zawe zigira icyo zibyumvaho, aho niho uzabuhesheje n'igihugu cyawe ubunyarwanda. Si ngombwa rero kumva yuko ugenda ngo hari byinshi byateye bihari, ariko ntago ari ngombwa kubibamo. Urugero nk'uko ushobora kuncaho ubona ikibuno, ipantaro namanuye nageza, ese uwo muco ni uwacura? Oya, ndagira ngo mbabwire, hari imico myinshi itari myiza. Nawe ushobora kunyandikira muri comment. Ndabizi neza ko muri kunkurikira ari abanyarwanda bari hanze, ari abari hano mu gihugu. Comment zanyu zo ndazibona, uko bwije nuko bukeye ndazibona, ariko mumbwire, ni ngombwa yuko umunyarwanda cyangwa se umuntu yitwara nk'undi muntu utari we? Wowe baho baho mu buzima bwawe, wibaho mu buzima bw'undi, kuko nicyo kintu kizagufasha mu kugera muri byinshi bitandukanye. Kubaho mu buzima butari ubwawe, kubera ko hari ibice bigiye bitandukanye tubonamo bitugusha ahantu hatari heza, kubera ko twahisemo kuba mu buzima butari ubwacu. Ubwo rero ndagira mbabwize ukuri ngo wowe ubaho gutyo ntago ari ngombwa, ahubwo baho nkawe. Urugero navuga wenda nko mu mirimo rimwe na rimwe tuba dukora mu buzima bwa buri munsi, hari igihe usanga nari ndi gukora iki kintu ariko nkabona ntabwo kiri kudomina, nkabona runaka marakora iki ngiki, nkabona kirimo kiravansa, kirimo kiratera imbere uko bwije nuko bukeye, nanjye nkakirukankiramo, nkirengagiza bya bindi nari nkunze kandi nari ndi kubyubaka mu gihe ari igihe gito. Ubwo nkaba nirukankiye muri bya bindi byiwe ari gukora, ariko mu by'ukuri ugasanga ntaho bingejeje. Kubera iki? Natandaraje. Mu gutandaraza kwanjye bikavaho nanasenyuka, simbe nagera ku ntego niyemeje. Ubwo rero bivuze ngo nta kubaho neza uri mu buzima bw'undi muntu. Baho nkawe, baho nkawe, kuko nicyo kintu kizima cyagufasha mu buzima kugera ku byo wifuza byose. Ikindi navugaho, urabona ni n'abasore dukunze kugenda twiyemera ku basore, kuko ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ugasanga ndiho mu buzima butari ubwanjye, ndareba runaka, even nkaba nagenda nkatira naho yaba ari imodoka ye kugira ngo mbashe kureba ko nabona wa mukobwa amarangamutima yanjye yakuruye. Ese koko nibyo? Ntago ibyo bintu bikwiye mu by'ukuri, kubera ko wa mukobwa nawe yamaze kukuvumbura,
aragucikaho kubera ko yamenye uwo uriwe, wamushukishije ibitagaragara kubera ko wabayeho mu buzima butari ubwawe. Ntabwo nifuza rero nk'inshuti nzima nk'iki yuko wabaho muri ubwo buzima, kubera ko nta kintu cyiza, ntabwo byazakubera byiza. Ibyiza ni uko wabaho nkawe, ukabaho nkawe, nicyo kintu cyiza mu buzima. Ntabwo ubaho uvunitse, ubaho wumva uri open, urekuye, nta bikubangamiye.